yuko mvuga icyo mvuga ndabanza gushimira grand frère ko yatwigishije kwihangana no mu bihe bikomeye yaragezaga akatwereka ko yishimye ariko mu by'ukuri ababaye kuko nk'igihe yakoraga accident bwa mbere yatweretse ko akomeye cyane natwe turabibona ariko mu by'ukuri twatimo tubibona ububabare ari kunyuramo ariko buri gihe agashaka kubiduhisha ntabitwereke ariko finalement bikarangira nk'umuvandimwe wawe nk'umuntu uzi neza ubibona ko ari mu gahinda gakomeye ariko ari kuturinda gusa kugira natwe arebe ko twakomera. Rero Junior ntabwo twabona ibintu byinshi tumuvugaho kuko nta mwari tuvuze bwakwira bugacya yaratureze twese ko turi hano yaraduhetse yaratugaburiye yaraduhannye nka mukuru wacu turamushimira ku ibyo ngibyo. Nshimiye Imana sunzu birangiye badutransfeye kujya Nyarugenge tugezeyo mu by'ukuri ntabwo twakiriwe neza twamaze bari kubwira Tantine ngo kugira batwakire ngo ajye guhanza gusaba nimero kandi babona ko umuntu ameze nabi gusa ntibabihaye agaciro. Nyuma rero byageze aho baratwakira baduha bisanzwe kwa muganga Junior bamushyiramo serumu Junior bamaze kumushyiramo serumu abaganga baratubwiye ngo nta kintu kimwe twemereye kumuha habe n'amazi habe n'ikintu kimwe twemereye kumuha noneho banegeka ko ngiye mufata akaboko nkarwana n'uko kaba karambuye kugira gatihina kugira ngo serumu ibone uko yinjira gusa mu by'ukuri Junior we yarananiwe yaramubwira ati tipeti wambaba nkaruhuka ati nkazamura akaboko nkagahina ariko ntabwo nabimwemereye kuko dushaka ko umuvandimwe wacu yakira tugataha nk'uko twari twabyizeye dufite n'icyizere bitewe n'uko Junior yahuye n'ibintu byinshi mu buzima bwe tuvuga tuti aha ngaha araza kuharenga ubwo bitashobotse ariko grand frère yagiye yiteguye kuko ndakeka nawe muvugana nawe sinzi we yari yabibonye twicaye ku gitanda yarandebye arambye ati tipeti ndi gupfa kandi kubibona ko ndi gupfa ndavuga ati nyine bro babarira bivuga ibyo bintu turaje dutahe mu kanya reka serumu irangire dutahe aheje atandeba araseka atongera areba ku ruhande mu yindi minota abarambwiye ngo ngarumva ashaka imiziki kandi ntabwo nari kubona imbaraga zo kuzimukinira bitewe na situation twari turimo namubwira ati bro dutaha ndaza kugukinira za ndirimbo zose wakoze ko ndazifite mu wundi mwanya numva Junior ari kunsaba amazi ambwira ati mfite inyota kandi twari turi ku itegeko rya muganga yari yatubujije atubwira ati nimumuha amazi serumu itararangira nayo sinabashije kuyamuha Junior mu minota twavuganye hari umuntu sinzi umuntu yapfuye ashaka guhamagara kuko yaramubwiye ati ndaretse telefone yanjye nzanira telefone yanjye atari umuntu ushaka guhamagara kandi mu by'ukuri ntabwo twari kuyimuha kuko yari ameze nabi
gusa buri mwanya akajya ambwira ati Darcy nkeneye telefone yanjye, kugira ngo atanambwira ati Darcy kuri kunyima telefone yanjye kandi ari yanjye wayimpaye. Ndamubwira ati tamubeshya ati telefone nta muriro urimo, reka tujye kuzana charger mu rugo ndatamye guhereza. Aratuza. Finalement birangira Imana imwisubije. Ikindi narenzaho sibyo kumushimira kuko yapfuye ku itariki 27 z'ukwa karindwi, njye mvuka ku itariki 29 z'ukwa karindwi. Haburaga iminsi 2 ngo anniversaire yanjye, kandi grand frère yabaga ari mu bantu b'imbere twatuma dutegura ikirori cyanjye. Gusa ntibyakunze, byarangiye Imana imwisubije. Nta kindi twamusabira usibye kuba aruhutse, natwe dusigaye nubwo bitoroshye dusabye ko tutazarira, ariko turi abantu ntabwo twakwiyambura umubiri, amarangamutima aradufata. Gusa turamushimira cyane kandi tuzahora tumukunda. Murakoze. Nanjye ndi murumuna wa Junior. Bamamagara ngo ari mu Darcy amamagara ngo ari mu bitaro. Nicujije impamvu nahise mugeraho kuko hashize akanya gato njya kumva numva ngo yitabye Imana. Tuvuga ngo ibi bintu ntabwo nzabyibabarira. Muvandimwe nari mfite amahirwe yo kuba namubwira ijambo rya nyuma, sinayakoresheje. Numva umutima wanjye ndigaye, numva ndababaye cyane, kandi yari icyitegererezo cyane mu buzima bwanjye, kuko jewe ndi umuraperi. Iyo indirimbo ya mbere nkimara kuyikora nagiye kuyimwumvisha, niwe muntu wa mbere ashaka ko yumva. Akimara kuyumva yarishimye, aravuga ngo ibi bintu sinari nzi ko ubasha kubikora, ubikora neza cyane. Nari ndi guhatana no gukora indi ndirimbo nziza ku buryo nzajya kuyimwumvisha akambwira ukuntu bimeze, ariko Imana yamwisubije. Nta kundi, twamukundaga kandi gira uruhuko ridashira, ikivi cye tuzacyose. Anyway, nanjye amazina yanjye Twayarsi, abantu ari mushiki wa Junior. Junior nta byinshi navuga kuri we, kuko Junior twari inshuti, yari umuvandimwe wacu, akaba yari inshuti yacu, akaba yari umujyanama wacu. Nta kintu na kimwe Junior akoraga tutazi, yabanza kutugisha inama. Kugeza na n'isaha sindiyumvisha ko Junior yamvuyemo, ariko kugeza na n'isaha ndashimira Imana yuko yapfuye gitwari, ndashimira Imana yuko yapfuye nk'umukiranutsi, ndashimira Imana yuko namusezeye, kuko ku cyumweru nibwo yaje mu rugo aza kutureba. Mu kuhagera ndebye ukuntu ameze, nambwira ati Junior ndakujyana kwa muganga. Tubanza tumera nk'abari gutongana, nk'abari gushwana, nambwira ati kuki abagore n'igitsina gore mukunda kwa muganga. Ndambwira ati Junior njye ntabwo nakemera kukubura mani, ngo noneho njye ndashaka gupfa. Ndambwira ati okay, nimba ubishaka njye noneho sinshaka kukubura nka mushiki wawe. Arangije aratubwira ati naterega gupfa ni ukuruhuka,
atatubwira njye n'abarumuna banjye ko nitwe twari turi mu rugo aratubwira ati nimpfa nimuzarira ahubwo muzangire imbere ndamubwira ati akoresha inyozi kuri serious mutabamagara tantine ndamubwira ati wamaye assurance yiwe nkamujyana kwa muganga arayinyohereza akoresha ntabwo nari kumwishobora njye ko yari yananiye ntegereza yuko abandi baza ahubwo akajya ambwira ati arashaka amata igihe muhaye amata ubwo yahise atangira kuruka arara nabi kugeza aho naraye nicaye njya gukomeza kumureba ngo ndebe nimba agihumeka ko nafite ubwoba ko ahubwo bishobora kurara birangiye iryo joro ahubwo abyuka avuga ati aratashyiwe ndamubwira ati Junior nta hantu uri bujye ndaguherekeza tujye kwa muganga still dukomeza kubiburanira n'abamama twese aratunanira ariko still nubwo yari ari muri ubwo buribwe ni wa muntu ushaka kugira ngo akomeze abuhishe ahubwo akakwereka yuko nta kibazo na kimwe afite ntabwo nyine arakomeye yari akomeye kugeza n'igihe yapfiriye still yapfuye nk'umugabo pe akomeye gusa yahoraga atubwira ko adukunda yaradukundaga ikintu nshimira Imana ni uko ku itariki yanjye 30 niho n'ubundi twagiriye ibyo byago bya accident ubundi yari yaramuteye trauma iyo tariki kugeza aho ndi kuvuga ati nzayihindura ariko ikintu mushimira ni uko n'ubundi tariki 30 yagerageje kunshimisha nanone dukora bya birori nta byinshi navuga kuri Junior gusa arabizi ko mukunda Junior ndagukunda nanjye ndi petit frère wa Junior icyo navuga kuri Junior njyewe ku bwanjye ko nk'uko mwagiye mubyumva niwe mwuzukuru wa Karamuka mukuru njyewe ku bwanjye ntabwo namufataga nka mukuru wanjye namufataga nka oncle kuko bitewe n'uburyo yari responsable cyane atwitaho hari igihe bazaga muri vacances mu rugo n'abandi ariko ukabona nyine ari kudushyira ku murongo akadukicaza akatuganiriza even tutanye no gukura rwose ukabona akunze kudushyira hamwe tukaganira tugasangira agira na blague nyinshi cyane adusetsa akubona nawe yakundaga guseka cyane yawe kandi yagiraga amagambo make rwose yari umuntu niyo mpamvu navuga yari ari hejuru yacu ubona aho tubona dufite amakosa menshi akadushyira ku murongo yari umuntu kabisa sinzi ntabwo umuntu yapfa kubona amagambo twamubonaga ari kabisa ari imbere yacu aba n'umustar tukavuga ukazaza ugenda uvuga ngo ziranye n'umustar ari igihe twageraga na ariko muri nakomeze gushikara gikize ati abaganga ntibongera gusubirayo bakamureba wenda arongera agaruke bigira wenyine biranga umutwe urandya cyane najya gutekereza ibitekerezo byinshi gutekereza kuri tantine wanjye njya gutekereza kuri mama n'abatantine banjye
biracanga nyine nkajya mbwira mukuru wanjye ati wasanga bibeshe bongere bamurebe ariko jina namukundaga yari byinshi kuri jyewe n'ubundi nzakomeza mbere mama prince we inshingano yansigiye nzazikomeza murakoze Junior yari umuntu mwiza akunda guseka akundaga imiziki ndibuka umunsi umwe twagiye kumusura curanga indirimbo nyije ndamubwira ngo uyu muhanzi ndamukunda ahita anyohereza album ye yose y'uwo muhanzi kuri telefone arambwira ngo izi mbyino zirimo aha ngaha uzazimbyinira ndazikunda ndamubwira ngo ntabwo mbizi ariko nzagerageza birambabaje kuba agiye nazimubyiniye njye ntabwo mfite byinshi byo kuvuga kuri Junior gusa ari umuntu mwiza namukundaga yari umuntu mwiza akunda guseka ndamushimira ku bwa byose nubwo nagize ayo mahirwe yo kumubwira ibyo byose gusa ndamushimira cyane murakoze amazina yanjye ni Ngabonziza Drake Junior namwigiyeho hari ukuntu umuntu aba ababaye ariko sabikwereke yahoraga afite vibe nziza igihe cyose namubonaga yari inshuti yari umuvandimwe hari ukuntu wumva umuntu ari umusitari ukumva atahaha n'umwanya abavandimwe biwe njyewe najyaga mwandikira kuri Facebook ariko nkatangazwa n'ukuntu yansubizaga mbere y'izi nshuti zanjye zose kandi numva ko yakabaye ari bize ari mu kazi kiwe ari umusitari atavugisha n'abavandimwe biwe ariko akanyandikira akambaza amakuru akambaza bimeze bite ngugeze mu wakangaye bikanshimisha cyane bitewe n'ukuntu mba numva ari bize cyane so Junior no kuba umuvandimwe we kuri njye byari agaciro kuko umuntu iyo hajyagamo iriya ndirimbo ye harimo kariya kantu kiwe abantu twose twabaga turi kumwe nawe tugomba uriya ni bro wanjye I was proud kuba ari bro wanjye kuba ari mukuru wanjye I was proud ikintu namwigiyeho mu bijyanye n'ukuntu Imana irinda abantu mama yageze kumbwira amateka ye mu Burundi muri 1994 numva ukuntu Imana yamurinze numva ari ibintu byinshi yamurinze ahubwo yari yaramudutije mwisubije Imana imwakire mu bayo murakoze Data mwiza Imana igira neza turagushimiye
kuri uyu munsi tuje guherekeza umuvandimwe wari uwuzi twebwe tutawuzi, iyi tariki wari uyizi twe tutayizi, ariko n'uwo munsi wagennye wo kumwisubiza. Mana, yari umwana wawe wemeye kwishushanya ngo ase nawe agendere mu nzira zawe. Mana, tuzi ko wamukunze ukamuha impano zitandukanye kugira ngo zimufashe kwitunga no gutunga urugo rwe no gufasha abavandimwe. Urwo ni urugendo wamuherekejemo, ariko ntitwamukunze kurusha uko wamukunze wowe. Mana, tuzi ko wamwishubije kandi ko hagiye ari heza. Mana, tuzi ko ku munsi uzazura abawe tuzongera tukamubona, tuzongera tugahura, tukaganira, tugahoberana. Ntabwo agiye burundu, tuzi neza ko tuzongera tukabonana. Mana, fasha umuryango, fasha ababyeyi be bakomere, ubakomeze mu nzira bagiye kunyuramo. Mana, biragoye ariko uri kumwe nawe aratsinda. Baha imbaraga zo kwihangana, baha imbaraga zo gutsinda, batsinda akababaro, kuko turi abakristu, tuzi neza ko rimwe tuzongera tugahura nawe. Mana, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uwo mubona ahagaze hejuru ye ni se umubyara. Uwo mubona nawe ni nyirakuru umusezera. Urimo kumusezera ni nyirakuru. Urimo kumusezera ni mama we, mama w'umubyara. Mama we ni ubuhamya mama we yakundaga cyane, nawe akamukunda. nimumureke arire, biraruhura. Nimumwihorere. Ihangane. Ihangane, nimumuherekeze. Zera bahita bajya kwicara. Nimwihangane. Urimo gusezera areke gutinda.
nimumufashe nta mbaraga afite, ni nyina wabo. Nawe ni sekuru. muri kamera makfo ko costume ahita subururu. Nazizi konereye. Ubu ni Uncle Austin, inshuti ye magara. Zirikana. Abamaze gusezera bashobora guhita bajya mu mamodoka yabo kugira ngo twitegure kugenda. Mwicare mu mamodoka, hanyuma ubwo turaherekeza cortege izaba itwaye umubiri wa Junior. Baterura indabyo bazitware ahabugenewe hariya. Ubwo rero abandi imbere ntihajya abandi aho haremera. uriya muntu imvugo akoresheje ntabwo ari yo. Imbere niho haremera. Ntabwo ari yo rwose. Mwitonde mugende gahoro. Mugende gahoro mwitonze.
Bura ntibayicuritse se. Igera imbere yo gato. Igera imbere. Mwiza yange kurwana. Manura. Kwenda kiwo. Ruguru wajyana iburyo. Ibumoso. Tugiye gutangira n'isengesho hanyuma twumve ijambo ry'Imana gato ibindi bikurikira. Mana turagushimiye twongeye kandi gushimira ahantu twaturutse. Uwiteka rero uyu muhango tuwushyize mu biganza byawe Mana, turongeye kandi turagukeneye icyo tugusaba udukomeze. Nk'uko mubibona rero twakomeje gukurikira umuhango wo guherekeza producer Junior multsystem. Ahangaha turi ni Rusororo, murabona ko hari imbaga y'abantu bamuherekeje nk'umwe mu banyabigwi bakoze ndetse bakanashyira itafari kuri muzika nyarwanda, akaba yatabarutse uyu munsi tukaba turi Rusororo. Murabona ko ahangaha umuhango wo gushyingura urarimbanyije urakomeje. Kanya gato cyane baramanutsa cyangwa se barurutsa umurambo, ariko tubabwira ngo hano namarira n'agahinda, hari entertainment yose, abastari batandukanye, ibyamamare byinshi baherekejwe n'abantu benshi. Hanyuma kuri Oasis TV murakomeza mudukurikire tubereka uko byakomeje ndetse no kuvanga tujya gukaraba. Mukomeze mwihangane mwese abahanzi cyangwa se abafite aho bahurira na industry yo mu Rwanda cyangwa se buri muntu wese wo muri entertainment ndetse n'abakunzi ba muzika nyarwanda mubujize inkingi ya mwamba muri production ariwe Junior multsystem. Turi kuri Oasis TV, mukomeze mukore subscribe ndetse share na like. Imana iduhane umugisha. Mwemeye guherekeza karamu ka Jean-Luc mukamugeza hantu he hanyuma. Turongeye kandi turavuga yuko iherezo ryacu ni impano. Amen. Rero ijambo ry'Imana riravuga yuko iherezo ryawe ni iri.
arongeye kandi asubiye hahandi wamukuye izina ryawe ryihabwe icyubahiro murakoze Imana kubw'imirimo yawe ikomeye rero tuhamagaye umuryango kugira ngo baze basezere bashire indabyo abarangiza bashyiraho indabyo barasubira mu byicaro abarangiza gushyiramo indabyo bajya kwicara n'abadufashije guterura serikeyi mu baruka bakajya bafata ibyicaro Imana goye uko dushyira kuri reka dusabe abadufasha baze bakore umurimo wabo abandi dusubire mu byicaro byacu reka yifatire uko ashaka reba imbere reba bariya bafoto Okay, reka ngaho ushyigikire rero nagira ngo nsabe umuryango ari papa
kuba afite undi harakurikiraho famiye Karamuka Venera ni bangahe se ari batatu Jensen na Costin na Pasikizi mwese muze ubona mu majunior aragaruka wese namubonye ariko niba ari we aho hitegura famiye Kandore Bernard Pasiteri ahita hakurikiraho abuzukuru ba Semunungu Zidane abana abavandimwe ba Junior hiteguye abartiste n'inshuti za Junior abasitari bacu ni muri rusange abartiste n'inshuti za Junior hano kasi umutukira recording nk'iminota nk'itanu irarenga mama ngibyo ibyamamare birahagurutse kubera ko ari abahanzi ariko bifuje kwitwa abartiste hute mwana inshuti za Junior mwihute mugendere rimwe Hamisi yavuye mu nzira inshuti za Junior habe hitegura famiye ya mama Frank famiye ya mama Frank akurikiraho famiye Kigali hisi
abaturanyi bamamaza imiyoborere yihuse haba hitegura Kigali Youth. In the floor, we have it. In the floor. nakomeza mbabwira ngo umuhango wo gushyingura Junior multsystem ubu ngubu bakaba bamaze kumanura cyangwa se umubiri we mu buturo bwe cyangwa se mu gituro cyiwe. Akaba ari umuntu navuga ko yashenguye benshi mu mitima. Hanyuma ntago Oasis TV twakomereje aho ngaho gusa, twanazamutse tureba n'ibindi bituro by'abavandimwe bacu urumva baruhukiye mu mahoro, harimo Legend Yanga muramuzi nawe ahangaha niho hanaruhukiye. Rest in peace kuri Legend Yanga, uruhuke mu mahoro kandi Uwiteka ari kumwe nawe, ndabizi ko uri mu ijuru ry'amahoro. Abantu bakurikiye Oasis TV muzajya muza ahangaha muze kuzika n'abandi bantu cyangwa se muze gushyingura n'abandi, mujye mwibuka kugera n'ahantu mwibuke aba legend bacu bapfuye cyangwa se batashye mu mahoro bagiye mu ijuru. Uyu nguyu ni Legend Yanga, ndetse akaba yegeranye gato cyane na Legend Yiva Bravani cyangwa se Burabyo. Nukuri ni inkuru ibabaje cyane, ni inkuru ibabaje kabisa. Twagiye tubura abantu b'inkingi za mwamba muri entertainment yacu, dukomeje kugenda tugira agahinda kenshi ko kubura abantu bafite umumaro cyangwa se abantu b'ingirakamaro muri industry yo mu Rwanda. Uyu nguyu ni igituro cyangwa se ubuturo bwa Yiva Bravani, ahantu aruhukiye mu mahoro. Ahangaha Legend nawe nakubwira ngo rest in peace, Uwiteka ari kumwe nawe, ndabizi ko uri mu ijuru ry'amahoro. Legend, we never forget you. Turagufite ku mitima yacu, ntabwo tuzigera tukwibagirwa, ibikorwa byawe ni byinshi, wakoze byinshi, uri sinzi ko nabisobanura, gusa icyo navuga rest in peace my brother, rest in peace my brother. So ahangaha nyine tukaba turi Rusororo nk'uko mubibona, umuhango wo gushyingura wo urarangiye. Tukaba tugiye gutaha cyangwa se tukajya kwerekeza ku rukarabiro, gusa nagira ngo mbereke naho n'abandi bavandimwe bari, ndetse hano hakaba ari n'umubyeyi wa Ngabonziza Meda, numva ari areka ndebe neza, mama wa Medi, avuga ngo rest in peace kuri mama wa Legend cyangwa se mama wa Medi. Nawe navuga ngo rest in peace, uri umubyeyi wabyaye neza, ubyara umwana w'umusani, umuhanzi wasusurukije abantu benshi mu Rwanda, wabaye icyamamare mu mahanga, afitiye akamaro isi yose. Ruhukira mu mahoro mubyeyi, ndabizi ko uri mu ijuru ry'amahoro, Uwiteka muri kumwe, ndabizi neza. Rest in peace mami. Turakomeje ubwo ngubwo tugiye kwereka aho noneho hari Legend Kabaka cyangwa se Jay Polly, naho tugiye kwerekeza gatoya. Hanyuma ubwo ngubwo turakomeza tubakurikiranira umuhango, nubwo twari tunyujijemo ako kantu ko kuza gutanga kuza kunamira
abavandimwe batuvanywemo cyangwa se baruhukiye mu mahoro, ariko n'ubundi umuhango watuzanye wari umuhango wo kuza guherekeza umubiri wa Junior multsystem. Murakoze abakurikiye Oasis TV, nyewe ni Kamaro nk'uko mubimenyereye, nta rungu ahantu turi, gusa uyu munsi turi mu kababaro kandi dukomeze kwifatanya mu kababaro, twibuka no gusura famiye y'abagize ibyago. Murakoze. Twakomeje gusura cyangwa se gukomeza tugenda twunamira inshuti zacu cyangwa se bamwe mu basitari bamaze kuruhukira mu mahoro. Ahangaha uyu nguyu ni Karuranga Virgile wari uzwi cyane nka DJ Mira, akaba ari umudije cyangwa se ari umuvanzi w'imiziki, akaba n'umuhanzi. Rest in peace my brother, komeza ubane n'Uwiteka kandi turabizi neza ko uri mu ijuru ry'amahoro. Rest in peace. Twaragukundaga, turacyanagukunda, imitima yacu ntabwo uzigera uvamo. N'uyu munsi turacyacuranga indirimbo zawe, turacyakumva, ufite abantu benshi wavuye ibikomere mu mitima, nakubwira ngo rest in peace my brother. Agahinda ko ni kenshi kabisa nk'uko twakomeza tubibabwira, dukomeje kugenda tubura ndetse bamwe mu byamamare, murabibona ko vraiment kabisa birababaje cyane, tumaze kubura abasitari benshi. Sinzi satani yateye muri entertainment ku buryo dukomeza kugenda dupfusha bamwe mu nkingi za mwamba b'ibyamamare b'abahanzi. Ahangaha rero tukaba turi ku gituro cya Kizito Mihigo, nawe akaba ari umuhanzi wamenyekanye cyane hano mu Rwanda ndetse wavuye abantu benshi bikomere mu mitima yabo kubera indirimbo cyangwa se ubutumwa yatambutsaga mu ndirimbo. Nawe tukaba tumugezeho ngaho aho aruhukiye mu mahoro, aba tukubwiye neza cyangwa tubikuye ku mutima, ndakubwira ngo rest in peace. Ubane n'Uwiteka, ndabizi ko uri mu ijuru ry'amahoro, tuzakomeza tugukunde nk'uko twagukunze. Rest in peace.